Uyu munsi tugiye kureba amwe mu mateka y'umuntu ukomeye cyane w'ingenzi mu itorero ry'abadivantisite. Itorero ry'abadivantisite ni itorero riruhuka ku munsi wa karindwi w'isabato, bongeraho umunsi wa karindwi w'isabato. Uyu mudamu Ellen White turashaka kumuvugaho. Ellen White iyo wanditse muri Google bakwereka ko ari umuntu wanditse ibitabo byinshi, wa mbere w'igitsina gore, akandika ibitabo byinshi bikanasobanurwa mu ndimi nyinshi, ndetse uyu mudamu afatiye runini itorero ry'abadivantisite. Abadive bafite ibitabo byinshi bakoresha by'uyu mudamu, kandi uyu mudamu koko yarerekwaga, yajyaga mu iyerekwa akerekwa iby'igihe kizaza, akaganira n'Imana binyuze mu buryo bw'iyerekwa. Reka tuvuge amwe mu mateka ye. Iyo mu itorero ry'abadiventisite bavuze Ellen White, ntabwo ibitabo bye biruta Bibiliya, ahubwo Ellen White ubwe yarivugiye ati ibitabo bye ni umucyo muto ku mucyo wo muri Bibiliya. Uyu Ellen White yavukiye he? Uyu Ellen White ni umunyamerikakazi, yavutse mu muryango w'abana barindwi. Yitwaga Ellen Harmon, ashatse ahindurirwa izina. Nk'uko mubizi, abanyamerika iyo bashatse, umugore bashatse afata izina ry'umugabo we. Ellen White ataritwa Ellen White, yitwaga Ellen Harmon. Iryo niryo zina rye rya mbere, ashatse yitwa Ellen White. Yavutse mu kwezi kwa 11 tariki 26 mu 1827. Akiri umwana yagiye ku ishuri. Ubwo ajyaga ku ishuri yaje guterwa ibuye mu 1836. Icyo gihe yari ari mu wa gatatu w'amashuri abanza. Birumvikana ko yatewe ibuye bimuviramo kuva mu ishuri ari umwana mutoya cyane. Uwavutse mu 1827 akagira umwaku wo guhagarika ishuri rye mu 1836, yari agifite imyaka 9. Ibi byatumye ahagarika kwiga, ishuri arivamo bitewe n'uko yari agize igikomere. Uyu Ellen White yabatijwe afite imyaka 15. Yabatijwe mu kwezi kwa gatandatu tariki 26 mu 1842. Mu 1840 yumvise ubutumwa bwa mbere y'uko abatizwa. Mu 1840 yumvise ubutumwa. Muri 42 mu 1842 aza kubatizwa. Kwezi kwa 10 tariki ya 22 mu 1844 yari yifatanije n'abantu bari bategereje ko Yesu agiye kuza. Bari bazi neza ko azaza kuri uwo munsi. Bari barasomye, baracukumbuye, babona yuko Yesu azaza icyo gihe. Ariko mu basomye icyo gihe, mu bantu bari abanyabwenge, Ellen White yari akiri umwana, yari akiri umukobwa ukiri muto. Ariko kuko yari yarabatijwe, nawe yari agiye kwiga mu itsinda ry'abantu bategereje kuza kwa Yesu. Mu kwezi kwa 12 mu 1844 nibwo yabonye ibonekerwa rye rya mbere. Uyu Ellen White tuvuga ni inkingi ya mwamba mu itorero ry'abadivantisite. Abadivantisite bose bigisha ibitabo bye, kandi nk'uko twabivuze mbere, yanditse ibitabo byinshi, nyamara
ntabwo yarangije amashuri ye, uretse no kuyarangiza nta nubwo yarangije na segonderi, ibyo bita high school. Mu 1845 nibwo yamenyanye n'uwabaye umukunzi we, agahinduka umugabo w'ubuzima bwe bwose iteka ryose, ari we witwa James White. Mwibuke akiri umwana uyu mudamu bamwitaga Ellen Harmon, ashatse izina rya Harmon rivaho yitwa Ellen White. Impamvu yiswe Ellen White mwabyumvise, ni uko umugabo we yitwaga James White. Mu kwezi kwa munane tariki 30 mu 1846 nibwo yashyingiranywe na James White. Nibwo yabonye guhindura izina kuko yari amaze gushyingiranwa na James White. Mu 1846 nibwo bwa mbere Ellen White yari yigishijwe iby'isabato. Wibuke ibintu byose twavuze, Ellen White ntabwo arazi isabato. Ellen White yigishijwe isabato n'umugabo witwa Joseph Bates. Uyu Joseph Bates yari umugabo wari uzi iby'isabato, yari umugabo Ellen White yajyaga mu materaniro ye akumva yumvise, akumva yafashijwe, akumva mwuka wera yamusanze, bikamutera kumva ko hari ikintu kimurwaniramo. Nyuma yaho yumvise akeneye kujya mu materaniro, yumva bari kwigisha iby'isabato, atangira gukura yumva iby'isabato. Mu 1847 tariki 26 z'ukwa munane yabyaye umwana w'umuhungu, amwita Nicholas Ellen White. Uyu mwana w'imfura Nicholas Ellen White niwe mwana we wa mbere w'umuhungu Ellen White yarabyaye. Sibyo ko ataje kugira amahirwe yo gukomeza kubaho, ahubwo yaje gupfa. Mu kwezi kwa 11 tariki 18 mu 1848 yeretswe ko agomba gutangira kwandika ibyo yeretswe. Uyu mudamu nk'uko twabivuze yeretswe ibintu byinshi, atangira gutekereza yuko agomba kubyandika, ariko akajya buri imbaraga kuko hari akiri agakobwa k'imyaka igera kuri 17. Ubwo nibwo atangiye kubwirwa n'ijwi yumvise yuko agomba kwandika, akandika ibyo yeretswe. Itariki muyizirikana, ndayisubiramo. Ni mu kwezi kwa 11 tariki ya 18 mu 1848 nibwo yatangiye kwandika ibyo yeretswe. Mu kwezi kwa 7 ku 1849 yanditse ikinyamakuru cyitwa Ukuri kw'iki gihe. Mu 1849 muri uwo mwaka yabyaye undi mwana w'umuhungu, amwita James Edison White. Mu 1851 yanditse igitabo ndetse kirasohoka. Nibwo bwa mbere igitabo cye cyasohotse mu icapiro. Mu 1854 yabyaye umuhungu wa gatatu. Uyu Ellen White yari afite abana 3 b'abahungu. Mu 1855 hasohotse igitabo cyitwa Ibihamya by'itorero. Abenshi mu badivantiste bakurikiye ikiganiro iki gitabo barakizi. Ibitabo yanditse ni byinshi, ariko iki ngiki cyasohotse mu 1855, Ibihamya by'itorero. Mu 1858 yeretswe iby'intambara ikomeye. Intambara ikomeye ni igitabo gikomeye koko. Ni igitabo usoma ukumva ipaje ya mbere igusunikira kumenya iya kabiri, ukumva iya kabiri igusunikira kumenya iya gatatu, kugeza igitabo wumva wagisoza. Iki gitabo nibwo yacyeretswe mu 1850
n'umunani. Mu w'igihumbi kimwe magana munani mirongo itandatu uyu James White yabyaye umuhungu wa kane amwita John Heb White. John Heb White ni umwana we wa kane w'umuhungu, yamubyaye mu kwezi kwa 9 tariki ya 20 mu cya 860. Tariki ya 6 z'ukwa 6 mu gihumbi kimwe magana munani mirongo itandatu na gatatu yeretswe iby'ubuzima. Mu kwezi kwa 6 tariki ya 8 mu cya 863 n'ubundi muri icyo gihe yeretswe iby'ubuzima, yabuze umwana w'umuhungu witwa Nicholas White. Mwibuke mu bana be yabyaye uko ari 4, uyu mwana w'umuhungu w'imfura n'ubundi niwe waje gupfa bwa mbere. Yapfuye mu kwezi kwa 6 itariki ya 8 mu cya 863. Mu cya 881 tariki ya 6 z'ukwezi kwa 8 nibwo yaje kubura umugabo we James White. James White umugabo wa Ellen White ubwo yapfaga, hari amagambo umugore we nangwa se Ellen White yaramubwiye ati, mugabo wanjye nkunda, tuzabonana mu gitondo cy'umuzuko. Aya ni amagambo ushobora gusanga mu ndirimbo y'Abadivantiste yo kuhimbaza ya 237. Iyi ndirimbo ya 237 yuzuyemo amagambo Ellen White yabwiye umugabo we James White ubwo yapfaga, ariko gitura amubwira ati, mugabo wanjye nkunda, tuzabonana mu gitondo cy'umuzuko. Mu cya 884 yabonekewe ubuhamya bwa nyuma. Mu cya 887 igitabo cy'intambara ikomeye cyasohowe mu icapiro. Iki gitabo wibuke yuko yatangiye kucyerekwa mu cya 858 gisohoka mu icapiro mu cya 887. Igihumbi kimwe 891 yagiye kubaho muri Australia. Aha yari amaze kuba mukuru ubwo yimukiraga muri Australia. Mu cya 892 nibwo kugana Yesu yasohotse, igitabo Abadivantiste bakunda cyane, igitabo kibereka yuko koko bakeneye kugana Yesu. Mu gihumbi kimwe 900 Ellen White yafashe umwanzuro wo gusubira muri Amerika. Mu cya 905 nibwo yanditse igitabo cyitwa Rengera ubuzima, nibwo yasohotse. Mu cya 915 yavuye iwe aravunika, yavunitse tariki ya 13 z'ukwezi kwa 2 muri uwo mwaka mu cya 915. Uku kuvunika kwe kwamuviriyemo gupfa. Akomeje kumererwa nabi mu cya n'ubundi muri uwo mwaka mu cya 915 mu kwezi kwa 7 tariki 16 yakomeje kumererwa nabi, bimuviramo gusinzira. Ijambo rya nyuma yaravuze ati, nzi uwo nizeye. Aya magambo yayavuze hari kwa nyuma ya saa 6, hari kwa nyuma ndetse saa 6. Robert Hammond izina rya se umubyara. Ellen Hammond akiri umwana niko yitwaga, ariko Hammond byari izina rya se. Yasinzira afite imyaka 88. Ellen White yarakuze, ariko yari umuntu wahumekewe na Mwuka Wera, kuko yavuze ibintu byinshi, kandi ibyo bintu byose yavuze na n'uyu munsi turacyabisoma mu bitabo bye. Ibitabo byose yanditse bibumbiye mu bitabo 5. Ibi bitabo 5 iyo ufite ibitabo byose. Yanditse igitabo Intambara Ikomeye nk'uko twabivuze mu cya 888, yandika Abakurambere n'Abahanuzi mu cya 890, yandika igitabo Dukunda cyitwa Uwifuza Ibihe Byose mu cya 891, yandika igitabo Abahanuzi n'Abami mu cya 917,
yandika ibyakozwe n'intumwa mu cya 911. Ikibazo cya nyuma gisoza ni iki? Ese ni iki Ellen White amariye itorero? Icyo Ellen White amariye itorero nta kindi, ni umujyanama w'itorero. Uyu ni umujyanama. Niba ari umujyanama, hari umujyanama mukuru. Umujyanama mukuru ni Bibiliya, ariko uyu nawe ni umujyanama w'itorero binyuze mu nyandiko ze, binyuze mu byo yatubwiye. Ayo ni amwe mu mateka ya Ellen White. Mukomeze kugira umunsi mwiza.